Hello bano banjye rero sasa ahangaha ni ku Muhanda TV twagarutse tuzanye amakuru ari kuvugwa mu Rwanda no hanze yarwo kabisa. Tugiye guhera muri Uganda turebe umugore w'umuhanzi ukomeye cyane kabisa hano muri East Africa mu bahanzi b'igitsina gore witwa Sheebah Karungi. Uyu mugande rero yamaze guca agaheho kabisa ko kujya kuri stage akuriwe afite inda nini yenda kuvuka, ajya ku rubyiniro kabisa ashimisha abafana. Icyo nkibutsa gukora subscribe, share and comment ubundi dukomeze twirebera inkuru yacu. Uyu mugore rero Sheebah Karungi mu gihugu cya Uganda ubu ngubu yamaze guca agahigo kujya kuri stage afite inda y'amezi 8 n'iminsi mike kabisa. Ni ibintu byatangaje abantu benshi ku isi kabisa bitewe n'uburyo yabyinaga agenda arya umuziki kabisa yikaraga rwose ubona ko nta kibazo na kimwe afite. Ibi rero byatumye bamwe bashaka no kugira ubwoba bavuga ati iyi nda ishobora kuviramo hano kuri stage kabisa, ariko yakomeje kubaha umuziki agenda abatamo neza cyane, agenda abatamo ingoma ze ziryoshye cyane kabisa, barishima bararyoherwa. Ibyo rero byabereye hano mu gihugu cya Uganda aho uyu mugore akomoka. Wowe urakora subscribe ukande kunzogera twikomereze. Iyi ni nkuru iriho sasa, ni ikigoma cyiza cyane kabisa Butera Knowless na Ariel Wizi bamaze gushyira hanze bise Katira. Ni ingoma iryoshye cyane, reka turebeho vibe zayo ukuntu zimeze. Kanda kwiyonzogera ubundi wikomereze sasa. Miss Rwanda rero Nshuti Divine Muheto ubu ngubu yamaze gusabirwa igifungo nyuma ya saga nyinshi zibaye ko afunzwe azira gutwara yasinze yanyweye ibisindisha byinshi. Ubu ngubu yamaze gukatirwa igifungo cy'umwaka umwe n'amezi 8 muri gereza kabisa. Biteye agahinda kuri Miss Rwanda. Indi nkuru sasa, Fata ku mavuta nawe murabizi ko ari muri gereza afunze, nawe arimo kurya impungure. Mwarebonye ko yamanukanye mu modoka ya polisi ajya kubura nawe na Nshuti Divine Muheto. Ubu ngubu rero byamaze kujya hanze kabisa ko yaba ari The Ben wamureze, kubera ko Fata ku mavuta ntiyemera The Ben na gato. Fata ku mavuta muribuka ko ari umufana wa Bruce Melody ukomeye cyane, kandi hagati ya Bruce Melody na The Ben bakaba badacana uwaka. Bivuga ko rero The Ben ari wamaze kumurega akaba ari we watumwe afatwa. The Ben rero tukimureho bivuga ko we na Bwiza Knowless Aline Sano ari bantu bagiye gukorana indirimbo irenze cyane. Iyo ndirimbo nyine izava hagati y'aba bantu, The Ben azakorana n'umwe muri bo, bizaba biryoshye cyane fresh. Iyo nayo turayitega mu minsi mike cyane iri imbere, dore ko iyo umwaka ugiye kurangira ibigoma bisohoka ari byinshi cyane, ewana batanguranwa gushyira indirimbo hanze kugira ngo bimwe mu bihembo bitangwa cyangwa se ama awards atangwa umwaka ushize umwaka urangiye kugira ngo bayegukane. Niyo mpamvu usanga ibi ndirimbo ziri gucicikana ari nyinshi muri no minsi mikuru. Indi nkuru sasa, Israel Mbonyi nawe yakoraga igitaramo muri Tanzania, ariko ni igitaramo cyabaye igitaramo cy'akasamutwe kabisa hano muri East Africa. Wagira ngo ari Diamond ari gutaramira kabisa. Israel Mbonyi ni igitaramo yakoze muri Tanzania cyo gushimisha no kuramya Imana, kitabiriwe cyane, wayabone Diamond Platnumz wari wagikoze. Rero yamaze kwandika amateka mu gihugu cya Tanzania aho yitabiriwe cyane akarebwa. Ni byinshi, inkuru zo ni nyinshi cyane. Sasa rero indi nkuru iriho ni uyu mukobwa uri kubona kabisa wamaze kwitaba Imana. Uyu mukobwa amakuru mfite nuko ari umukobwa ari murumuna w'umukobwa wabaye Miss East Africa w'umunyarwanda rero muri 2023, akaba murumuna we akaba ari uyu wamaze kwitaba Imana. Ni inkuru y'akababaro yababaje benshi, incantege
ni nyinshi cyane mu bantu. Uyu mukobwa rero yamaze kwitaba Imana, bivuga ko yazize indwara yaramaranye iminsi arwaye, akaba rero yatashye. Agire iruhuko ridashira, Imana imushyire mu bayo. Uyu mukobwa disi Imana imuhe iruhuko ridashira. Aline Sano nawe rero yamaze guteguza ingoma ya danje ewana, nyuma yo gushyira indirimbo nziza cyane hanze mu minsi ishize itari myinshi, yateguje indi ngoma benshi bamaze gukeka ko ari iriya igiye gusohoka ari kumwe na The Ben. Tom Close nawe rero yabwiye umugore we ati ndagukunda cyane, mu myaka 11 tumaranye, ati ni wowe nk'umukobwa nabonye bwa mbere nkumva ndagukunze cyane, wambereye mama w'abana banjye, ukaba umbyarira, ukaba umpekera abana kabisa, ni wowe nkunda, nta wundi nzakongeraho, ati nkuhaye umutima wanjye wose uwe ubutuzemo. Uyu muhanzi rero Davis nawe bamubajije kubwo cyo gushaka umugore, aravuga ati mfite amatsiko menshi cyane y'umugore nzashaka ukuntu azaba ameze, ati ninde azaba asa ati mfite amatsiko menshi cyane. Biro yabivuze mu kiganiro yajyanye ni The Choice Live kuri televiziyo kabisa, nibyo yatangaje, yavuze ati ngewe mfite amatsiko y'umuntu nzashaka ukuntu azaba ameze. Uyu muhanzi rero ufite n'igitaramo kirenze cyane umwaka ushize yitwa Davis, umwe mu bagize ubwo hano mu Rwanda kabisa, azaba afite igitaramo kirenze cyane umwaka ushize hariya muri Camp Kigali, aho azaba ataramana n'abahanzi barimo ba Ariel Ways, bande bose kabisa bazaba bahabaye cyane. na Aline Sano nawe yamaze kugerayo. Ahangaha ni ku Impala TV, icyo nk'utakora subscribe, usharinga ibiganiro byacu n'amakuru, ndabakunda cyane.